bica hano barabamara bahita bajya gutanga umusada no mu tundi turere. Mu cyahoze ari komine Mukingo mu karere ka Musanze kuri ubu ni mu murenge wa Busogo ngo guhera mu 1990 yari komine iyobowe mu buryo bw'ingengabitekerezo ya jenoside bitewe n'uko abatutsi bari bahatuye batangiye gutotezwa kuva kera nk'uko bishimangirwa na Mukarusagara Fatuma ndetse na Fideli Karemanzira. Icyo gihe hari burugumesitiri twaga Kajarije Bernard niwe burugumesitiri wacu. Twarahizwe pe bihagije ku buryo uko inkotanyi zateraga zigasubira aho zikambitse nyoko twatesekaga twebwe hano kuri Paruwasi ya Busogo. Ubwo barazaga gatwara abagabo bavuga ko ari byiza by'inkotanyi bakabica. Hano hari hatuye umugabo witwaga Joseph Nzirorera rero akaba yari ubundi ministre w'ibikorwa remezo ariko akaba n'umuyobozi muri MRND ishyaka ryari riri ku butegetsi ari nabo bagize uruhare rukomeye mu kwimakaza cyangwa se mu gusensibiliza gutegura jenoside mu gihugu hose. Urumva rero ko niba yarateguraga gukora jenoside mu gihugu hose nta kuntu ahangaha yaratuye abatutsi bari kubaho abarebe. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bahamya ko kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi inzira y'ubumwe yakuyeho igihu cy'umwijima. Imyaka 30 kuri njyewe ndabona maze kwiteza imbere. Abona mbere nirwoga mu rugo kandi ikintu nkora uko numvaga nta n'umuntu ushaka kuvugisha pe nakwirwa nicariye nkumva nariyanze ako kuri isaha ugenda ukaranga uturanguye ukaducuruza mbese muri make umuntu maze kwiteza imbere. Ubu ngubu aho tugeze twariyubatse ariko mu kwiyubaka twebwe hari isomo dufite ritakongera kutubaho. Niba mbere abakoze aya mahano barakoze kinyamaswa twebwe kugeza iyi saha ntabwo uwo mutima wa kinyamaswa tuwufite. Icyo duharanira kugeza iyi saha ni ukugira ngo jenoside itazagaruka ukundi twusika ivi cy'abacu bagiye. Nsengimana Claudie umuyobozi w'akarere ka Musanze avuga ko kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kumva ko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu ari byo batazahwema gusaba abaturage igihe cyose. Icyo tubasaba ni kuzirikana kwibuka twiyubaka duharanira ko nk'uko nari mbivuze aya mateka atazongera kubaho ukundi. Ni ukuzirikana ko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu. Kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu karere ka Musanze hazarangwamo ibikorwa bigiye bitandukanye birimo kuba hafi barokotse jenoside yakorewe abatutsi kubaremera ndetse no kurushaho gusaba abatuye muri aka karere gukomeza kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.